oya uyivunikira ubusa jewe ntago muramenye wundi we muraza kuyibona ibyo mbabwiye nimuvunikira ubusa ndabahemba jewe amafi mukorera ngahe ku munsi turoba n'injoro yo mwagurishije nko ku munsi mwabona amafi neza Hego n'ikimana tugena iryo tubona nk'ibiro 3 biro 4 biro 5 ese biriya bintu birashoboka ko ntabwo birashoboka rwose buriya nuko araduhemba ahubwo njye ntabwo mbangiye mu ngiye nuko aranyibiye ko arampemba ntabwo mbangiye mu kuvunikira ubusa rwose na Yesu ajya gukora ibintu yafataga abigishwa be akababwira ati muze mu nkurikire tugende unamwe ni mu nkurikire tugende iyo tugiye mukura amafi buratwiranye mukurura amafi ikintu ndimo kumva yo ndumva uburemere bw'amafi hano ndumva gahumuro kayo hano mukura amafi ndumva zamura amafi mutaye mu izere gice murabemera gato zose ni imbaraga z'Imana aho kugendera ku rutaro se niki ushatse naje rushatse kwatana n'ubwato bukagenda nk'indege bukajya mu kirere aho kugenda ku mazi urutaro nuko ariko mwagize Kampara mwayabonye arimo urabeshya batagiye kugira ikizere muceceke ifi ya mbere yabonetse Jani ya mbere iya kabiri muramuretse kuzizamura oya amazizamura na kibazo Yamaye zamura wewe utakoga gatimba kabandi ibi ntabwo bishoboka nimuze hano mwegere hano dufite za mikoro hano John wakongera ufite marishariyeri kumanywa ntabwo twarobaga nagira ikintu tubone rwose ubu se aya masaha ni kumanwa cyangwa ni kumanywa aya masaha nta kizere tanga man I can't believe this mwari mwapinze muvuga ngo ntidushobora kuba twafata mukanya mwari mwabihakanye ntabwo twari tubizi nyine ko byashobora yagora yanyu ndabaha amafaranga mwasabye ntabwo mwabukora waduha ngahe boss ahubwo butaha ni ukugushimira ahubwo butaha ukazaga up my people, this is BigTown TV online. Hano turi Gisenyi, icyatuzanye Gisenyi uyu munsi mukanya gato murahita mukimenya, ariko kose icyo ugomba gukora ubu ngubu no gukanda subscribe. Nyuma yo gukanda subscribe, ask me back T what is going on. BigTowners, big up to yourself. Gahunda tuzanye hano ni umusaza w'umupfumu witwa Salongo uyu munsi yatubwiye ngo hari Bitangaza agiye kudukorera hano ku Gisenyi, ariko nago turamenya n'icyo akaba agiye gukora uyu munsi. So turi tayari kujya mu bwato tukajyana nawe, hari n'abanyamakuru benshi batandukanye icyo agiye kutwereka uyu munsi nago turamenya kugeza aka kanya. Benshi mwatangiye kwibaza what is going on, nanjye I don't know. Reka tugende ngende tayari kubamenyesha byose, muraza kubimenya ni mu kanya gatoya. And this is BigTown TV, more swag, more hit, more flavor hano ku Gisenyi. Let's go my people. Yo Gisenyi barambwiye ngo iyo hageze akayaga ko ni keza. Ikindi gikurikiyeho ku Gisenyi n'amazi. Mwari mubizi kubijyanye na nizi gahunda zo ku Gisenyi. Look at that water. Yeah, n'uburyohe. Everything is gonna be alright. So let's go and then ibindi byose muraza kubimenya ni mukanya gatoya. Yo BigTowners, twageze kuri boat, tukaba tugiye gufata boat akakanya. Ibindi ndabikwereka ni mukanya gatoya. Let's go my people. Yeah. Yes BigTowners, ubwato bwatangiye kugenda aho tugiye kugeza akakanya nago turabimenya tugiye hehe. Buriya bwato muri kubona hari imbere burimo Mr Salongo n'abantu benshi cyane n'abanyamakuru bose bagiye kureba Salongo akaba agiye kutwereka uyu munsi. We don't know yet man, let's go there. Mukanya gato ndahita nkubwira what's going on. Yo yes BigTowners, nababwiye ko turi ku Gisenyi turi kumwe na Salongo. Mr Salongo ariko nago turamenya hano ugiye kutujyana aka kanya. Muri ubwato hari abanyamakuru benshi cyane
icyo numvishe tu hari ibitangaza agiye gukora ariko ntabwo turamenya what is going on. Reka mbanze mwegere kwanza Mr. Salongo. Yes Jaja. Salama Jaja. Salama. Yeah. Amakuru. Turaho. Turakomeye. Turashima Imana. Yeah. Ibitangaza byabaye byinshi cyane ngo yagende hejuru y'amazi yagurutse. Ni ibisanzwe. So uyu munsi mfite hamu cyane yo kumenya ahantu tugiye. Atubwiye tu ngo tugende dufate ubwato ariko ntabwo turamenya tugiye hehe, tugiye gukora iki. Urabona na Yesu ajya gukora ibintu yafataga abigishwa be akababwira ati muze munkurikire tugende. Unamwe ni munkurikire tugende iyo tugiye nanjye baranyoboye haraho batutwaye mbajije barambwira ngo niyo hirya. Ni bande abangabo ari kutuyobora? Abatuyobora nabari mu bwato dufasha ubu ni nkaho duteze tagisi. Ndababajije mutujyana ahantu hanaha ngaha bagiye kudutwara aho ngaho tugiye uko bo babahazi. Ikivu cyose baba bakizi. So ahantu tugiye ko mfite ubwoba tugiye gukora iki? Tugiye hehe? Gukora ni cya kintu nakubwiye. Yesu yabwiraga abigishwa mu nkurikire none ibyo bagiye gukora yabikoraga ageze yagiye. Bakabiboneraho. Nawe wowe ugira amatsiko uraza kubibona. Watwibibanga se gatowe. Ntago wajya kuvuga ibanga utari wabimenya utaza kugira imizimiza kuryiba. Sawa. Salongo akaba yatwimye amakuru ariko icyo tugiye gukora aka kanya no kugenda tukamukurikira aho tugiye ntago turahamenya ibyo agiye gukora ntago turabimenya ariko all in all ndaza kubamenyesha mu kanya gatoya. Stay there kuri wowe urimo gukurikirana BigTown TV. Peace. Yes, hano turi ku Gisenyi turi kumwe n'abarobyi abangaba baroba amafi ariko nashaka kubabaza ibintu bibiri cyangwa bitatu badusobanurire tubiri easy cyane. Salama papa. Salama boss. Amakuru. Kuri meza borobo. Yaryo witwa nde? Twigane Joel. Umurobyi. Umurobyi yabigize umwuga ariko. Umwuga. Bimaze imyaka ingahe? Kuva mu bwana bwanjye nta kandi kazi nigeze nkora n'uburobyi. Aka kazi kaba kameze gute mu buzima bwa buri munsi? Kazi twameze karadutunze kadutungira n'imiryango ngo kazi dukora. Karagenda neza. Buhoro. Ku munsi mubona amafi angahe? Ni imana twihera hari igihe unashyiramo ukaburazamo ukanaviramo aho ukaboneka mwabiri cyangwa ukanaviramo aho cyangwa ukaboneka 5. Ese muroba gute kwanza? Ko turoba nijoro ntabwo turoba ku manywa. Turambikamo nimugoroba. Kakuramo mu gitondo cyangwa se tugahita dufobana ako kanya. Mu gitondo iyo mwaburambitse nimugoroba mu gitondo mushyira gusanga amafi angahe? Biterwa n'ikimana yaduhaye rwose. Nk'icumi cyangwa ugasanga harimo nka 20 cyangwa ugasanga harimo nka 3 cyangwa ugasanga harimo na 50 biterwa n'igihe n'ikirere. Ese ku manywa amafi ashobora kuboneka? Ku manywa ntabwo akunda kuboneka bitewe n'uko umutego twe dufite ngo yaroba ninjoro. Kubera iki se ninjoro? Ninjoro buba bwije noneho umwijima gwaje mu ntoza mu mazi hishimye noneho amazi yo gishimye noneho amafi nayo nibwo genjira mu mutego gatari kureba. Okay. Man, amafi ngo ntago ashobora kuboneka ku manywa. Ntago bishoboka? Ku manywa ntago bishoboka rwose. Ku isi yose cyangwa ni hano twebwe dukurikije uburobyi turoba kuko umutego dufite tuwushyiramo nimugoroba tukawukuramo mu gitondo noneho tujya kureba mu gitondo kugira ngo turebe ko hagiyemo amafi. Ubwo rero nta wundi mutego w'amanywa twebwe tugera warobe zo ku manywa uwo tugera n'uwa ninjoro. Umaze imyaka ingahe ukora kano kazi? Mfite imyaka myinshi natangiye kuroba mfite imyaka 15. Uyu munsi ufite imyaka ingahe? 37. Hashize imyaka ingahe? Ubwo umuntu yabibara yitonze ariko ni myinshi. 23. Wowe imyaka ingahe? 34. Umaze imyaka ingahe uroba amafi? Natangiye kuroba mfite imyaka 8. Kuko twavukiye ku Kivu. None amafi yo ku manywa ntabwo ajya aboneka? Ntabwo ajya aboneka rwose ku manywa. Nta n'umunsi n'umwe. Ku manywa ntabwo ajya aboneka ubu ntabwo turi gutunganya umutego wacu tugiye kujya kwirobera muri mugoroba. Sanze reko kazi turi gukora tugiye kujya kuroba ni mugoroba. Okay. Abo turoba nijoro kabisa ku manywa. Okay. Sawa mukanya tuza kureba bimeze gute ko numvishe Salongo arimo kubaza ese amafi ashobora kuboneka ku manywa.
abarobyi babyanze bavuze ngo ntago bishoboka, amafi ngo ntago ajya aboneka ku manywa, ntago bishoboka. Ese nibyo? Reka tuze kureba mu kanya, sinzi ikigiye gukurikiraho. Stay there, this is BigTown TV. Salama. Numvishe mu kanya urimo kubaza abarobyi ku bijyanye no kuroba amafi ku manywa. Bimeze gute? Amafi ku manywa. Check microphone. Abasare ni barabasare. Nashaka badutwari haraho najyaga mbona ku mateleviziyo y'amata narunze menshi bari muri Kongo baravuze ngo ni inyuma y'imisozi. Bwatwiranye. Banzana habamo n'abana abarobyi. Abangaba urabona kato kabo karashaje ni bwa bwato utajyanye n'igihe. Barambwira ngo nabarobyi ngo ariko baroba nijoro. Ngo bategereje ko amatara baza gucana ya mata dowa nijoro amafi bakayamurika akavayo. Kuzuba ngo ntago avayo. Ndashaka rero bashyiremo ibitimba amafazi. Amafi twirire ku manywa. Aya masaha? Ko bambwiye ko ntago bishoboka ngo bamaze imyaka hafi 30 baroba ntago ku manywa. Birakunda rero. Birakunda. Ndashaka bajugunya agatimba miraga. Umuraga. Hanyuma tuzamura amafi dutegeka inyanja hana itubyarira amafi hano. Ibyo bintu ntago bishoboka. Bakti. Ari hashize igihe tabonana. Kabisa hashize igihe kidini. Amafi tugiye kuyabona uratahana yo kurya. Kabisa. Tushyiraho amazi. Twagiye kuroba. Ndahita muhamagara mu kanya. Ese ni igitangaza cya kangahe gikome ugiye gukora? Ni byinshi. Ubushize nari ku mazi. Uharonga wambwira ngo noneho ngo subira muri byandi wadukoze. No vango yongeye gukora ikintu. Mbanza gusaba haguruka nkitegura nkaza. Nkagenda afite umurongo ngiyeho. No kuvuga ngo rero uyu munsi naje nshaka amafi. Ese Salongo agiye gukora igitangaza asaba nde? Ndasenga nkuko basaba Imana nsaba nkuko izanyu murazisenga ntizibasubize. Ukamara ukwezi usaba ibijumba ntubibone. Urumva? Kandi uwo ni papa wawe tuvuga usaba ameze nkaso. Iso ntacyo yakwima gifite. Yewe rero wonsaba barama. Okay, tumenyereye gusaba Imana yo mu ijuru. Wewe iyo Mana yawe ni yihe? Cyangwa iyo usaba ni Seribahe. Imana usabye Imana hejuru uri ugiye ntago wabona iherezo ry'ikirere. Imana usaba ni Imana ikumva. Sibyo? Niba ari yo mu ijuru impa, gihe icyo nshaka ni uko impa ibyo nshaka. Sibyo? Yo ubonye ibyo ushaka. Burya Imana ibigushubije. Yaba ari yo mu ijuru, yaba ari ikuzimu ngo bitango ni ibikuzimu ni yahe ntago mbizi. Giye gusa nuko nsaba bigakunda. Watubwira kubijyanye n'Imana yawe. Imana yanjye ndemera ndi umwemera ari Imana yo mu ijuru ndayemera ari n'izindi mbaraga burya ubwenge tubuhabwa ubwambere tubuhabwa n'ababyeyi uburere wamaze kurerwa ubundi tukabwiga mu ishuri bukungana na bwa bundi bw'ababyeyi bakwigishije urumva ibindi wakuriye mu idini wiga ngo Imana gutya na gutya ikindi ukubaha abakurambere gihe cyane cyane ubaha abakurambere iyo nubashye papa nkabaha mama mubaha sekuru wasogokuru wanjye wasogokuruza we kuko aribo bakomotseho mba numva ko ibyo nzashaka mu isi ntazabibura kubera yuko banyigishije ko icyo nzasaba nzagihabwa rero ntacyo bintwaye izo mana zanjye wizinjiramo cyane izo nsaba zigakunda twese mu ijuru mu kuzimu mwese ituye narangije ntabwo urayibona ntahabaho ndayibona ni hatari sana kwarimo gucana BigTown TV mwabibonye Salongo arimo kutubwira ngo agiye gukora igitangaza ariko amaze gusaba uburenganzira Imana ze ntabwo tuzizi na nubwo dusobanuye byinshi kubijyanye n'Imana ariko ngo mu kanya gatoya kuri iri zuba akaba abarobyi bagiye gushyiraho izo boro zabo sinzi ukuntu bazita maze amafi aboneka aya masaha birashoboka I don't know man let's wait and see Oya uyivunikira ubusa jewe ntago muramenye wundi we muraza kubibona ibyo mbabwiye nimuvunikira ubusa ndabahemba jewe amafi mukorera ngahe ku munsi turoba n'incoro yo mwagurishije nko ku munsi mwabona amafi neza terwa n'ikimana tugenera igihe tubona nk'ibiro 3 biro 4 biro 5 mwakorera ni nkangahe buri wese ku munsi akora ibihumbi 10 cyangwa se nabyo bikanabura kuboneka 5 kubera ko mwari koroba nijoro jewe ndabaha ibihumbi 10 sibyo mu nkorera ku kazi tureye amafi naza ubwo muze kuyagurisha kuvunikira ubusa nago turoba ku munwa rwose abagabo rako bangoye yasa ngo umuntu wari hayi kurira hamwe hari benshi bafite imyuka nuko tuzi ko n'ubundi ku manywa amafi gatabaga ari mu ibihumbi 10 n'imeke ntago twayafata noneho we nimba agiye gukora ibi bintu muzi ko bidashoboka akaba agiye kubereka ko amafi agiye kuyabona aka kanya icyo gitangaza ntabwo mukeneye kukibona tukibonye nta kibazo byaba ari byiza kandi twahora tugira ute kandi twazahora n'ubundi tumushaka tunamushimira
oya watwigisha ukuntu twajya tuyaroba ku manywa kuko twe turoba n'injoro. Okay, mumfashe muzamura nyinshi hagati ya Salongo n'Abarobyi banze kwemera ko amafara murujugunye mu mazi. Ariko Salongo arakomeza akababwira ati byanze bikunze amafara aboneka. Byanze bikunze amafara aboneka. Ariko abarobyi bari hano ubwo umwe ni Simon undi na Andrea ntibizera ko bashobora kwizera ukuboneka kw'amafahanga hakura aya manywa izuba ryaka. Turi ku Gisenyi kumupaka n'abanyamakuru ko hakurya tureba n'Igoma hakuno ni Gisenyi hafi no kwa Nyanja iyo hagiye kubera ibi bitangaza banze kubyemera byemera nubwo nta kibazo mwihangane mubabarire. Ubwo nawe nyine uri kubona ko ugiye kuturushya urari sawa reka dutegereze icyo gitangaza kubyemera mwega mumfashe muzane urushundura rwanyu sibyo ndabishyura ntabwo mugiye kuvunikira ubusa tumaze kuritunganya nta kibazo muraza kuroba nijoro ariko nimubona n'amafi mushaka munitahire siyo mwashaka dutomboye ahubwo tugataha ngaho mwidukeza dore ibyuma byacu bifata amashusho ku manywa mudufashe baba muze tugende se biraba koko natwe turategereje reka tutegereze turebe we yabasi niwe agiye gukora ibitangaza tugende mufate nuze yanyu tugende okay shyiraho kamera ese biriya bintu birashoboka ko ntabwo birashoboka rwose buriya nuko araduhemba ahubwo ntabwo mbangiye nuko nyibiye ko arampemba ntabwo mbangiye mu kuvunikira ubusa rwose nuko mbwiye ko arampemba akamba amafaranga abundi iyo ari ubuntu ntabwo nari kujyamo nta kintu kiboneka kabisa. Reka tugende tujye kureba si byose reka tujye kwirebera abarobyi babyanze ngo ntago bishoboka nibyo gutegereza nibyo kwe reka tujye kureba abarobyi babyanze ngo ntago bishoboka abarobyi banze ariko ndabinginze ndabishyura ariko bareke igikorwa kibeho ko burije bambwiye ngo ugiye kwiruhira ubusa ngo ntago bishoboka ntago byumva rega ntago ibintu bapfa kubyumva wenda hari ibintu tujya dukora abantu nagomba nabanje kujya impaka n'abantu ngiye kujya mu mazi bati wapi ukamara nk'amasaha nk'abiri wigisha abantu ku buryo ugiye gukora ibintu mumfashe gutya ku gikorwa kibeho none niba ngibi rero biba ari intambara ntabwo ari ibintu umuntu aba yateguye gutya niyo mpamvu nabwiye ngo muze muri benshi kugira ngo buri muntu wese azavuga ibye azababwira abantu nibyo umva ubwacu ngo tugendera duhure nabo reka ntambuke mbatware turi kugenda none amani reka muri buriya mani abantu bave mu bwato bajye muri abandi ugiye baturagera ko mufata amashusho nta kibazo abakameramani bajya mu bwato bajye muri buriya abakameramani bagera muri buriya nibyo ariko nibyo Pasiteri biti sawa amakuru fresh ibi bintu Salongo agiye gukora urabyemeye nanjye ntegereje n'amatsiko menshi byatare bati birakaze papa bana Salongo gusa urabizi nawe ariko bitangira babihakana akabirangiza neza akaza kurangiza bemeje ubu nanjye ndacyumva mfite amatsiko menshi kuroba ku manywa BigTown ubwa mbere mbibonye abarobyi babyanze ngo ntago bishoboka ariko bumvishe yarimo akantu bati yes noneho nawe wakuriye hariya hafi y'amazi urabizi ibintu by'amazi ndabizi n'ukuntu baroba ku manywa kugira ngo umuntu azabone amafi ntabwo byoroshye ntabwo bishoboka rwose uzarebe n'ahantu hose baroba nijoro banafite n'amatara noneho amafi akabona kuboneka ariko ku manywa banza bayanasinziriye simbizi papa wowe ubyumva gute reka dutegereze turebe ni igitangaza wa mugani amafi yo ku manywa ubundi gendemera mbonye nanjye ndaza kubyemera mu kanya uriya mugiye mutwara ubwato nawe reka mubaze yewe aryo umaze igihe kingana gute utwara ubwato yewe maze kuri aya mazi imyaka 7 muri iyo myaka yose ugeze kubona umuntu aroba amafi muri aya masaha njyewe ntabwo nigeze mbona umuntu aroba amafi ku manywa keretse babandi barobesha udukoni niwe njya mbona ese ibi bintu birashoboka njyewe n'ubwa mbere mbyumvishe kuko mwaneze ngo mbatware numva muri kubivuga ariko ndashaka kugira ngo numve ibyo ari byo nanjye reka amagarare kuri aba barobyi ndebe icyo badutegeka wahagaze kuri aba barobyi tukumva muraga muvane agatimba kanyu niba muradukerereza bwatwiranye
jugunya aho ubonye ndakwereka jugunya aho ngaho hose oya mwicare amasengesho nasenze ari ese birashoboka mba ndi tayari cyane kureba ko ndavugiye ko bagonga zahatangiye ndabona n'inyoni ziza zibareba ubwo amasaha ashobora kubitera anamarine zikatuvana mu mazi kuko burije ufite umutima wo kumva ko bitaribuze oya ntago wonja nkugira umutima wo kumva ko ikintu kidakunda nibaboneka nijoro nibaboneka ubwo nyine bari ibisanzwe kandi nshaka gukora ibidasanzwe hahandi bavuga ngo yabuze niho nshaka Yesu yabajije abigishwa ngo baramubwira Petero ngo twara ijoro ryose kugeza n'aya masaha ntacyo turabona ati mujugunye inshundura za mafaraza kandi ikindi yarababwiye ngo nindi jambo nababwiye ngo abemera gato yizera Yesu ntago muyizi kwemera icyo bisobanura yarababwiye ngo uramutse ugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi wagurira umusozi ngwimuka ngaho ibaze kugira umusozi ngwimuka no kuroba ifi urumva niki cyoroshye kugutegeka umusozi ukawubwira ngo imuka nuvuga ngo Yesu yashatse gutanga urugero ko uramutse wemeye nta kintu utakora wizeye icyo wizera koko cyagukundira kukize ariko ikibazo ntago mwijya mwizera wangu ntibishoboka ngo ni abantu namwe ubwanyu nawe ubwawe nawe no muri kamere yawe uriyizi ntago ujya wemera ubonye uvuga ngo buriya ntibishoboka negatifu n'ikunda kuza muri bibazo utemera n'ubu sindemera Celestin ntajya yemera nemera mbonye ngiye nawe nibaza dukore turehegire ndimo nibaza saro ntago bari barangiza kujugunya tujya tubakurikira sinzi iyo bamara kuyijugunya simbizi ndimo nibaza igitangaza cyakozwe na Yesu wenyine none se Yesu ndakubaza nyine Yesu ajya kubikora yababwiye ngo iki ko mwego mutazabishobora aho ngaho nishaka kumva nibuze Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ko mwego mutazabishobora wowe utabishobora wizeye none saha birasabwa kwizera gusa nawe mwizere ko ibintu bishoboka hanyuma saro iyo mizimu iba ihakanye gukoresha nta zindi maji nta magiki ntago nshira imisumari nka babandi ba magiki ni ba black number nababonye gutyo abo nibo ba maji kandi ubu maji ntabonye nta kintu babuvuze gufata ikote ukarihinduranya ukabona havuyemo ikariso nk'ibyo ntabwo agiye ari byo byanjye tegereza turebe abarobyi bo murababona hakurya hariya barimo barashyira imiraga yabo mu mazi icyizere ni gikeya turakomeza kubibabwira ko icyizere cy'abari abagabo babiri tureba hari hakurya ari gikeya ariko barakomeza bagerageza natwe ubwoba ntabwo nemera ko ibi bintu biri bukunde umuntu ashobora gukora ibitangaza byakozwe na Yesu ngo kubwo kwizera atuze kureba akajyayo umunyamakuru umwe akaza akagira ibyo agaragaza bati yakwihereranye ariko none turi benshi kandi noneho twaturutse mu binyamakuru bitandukanye buri wese kuke turaza kubiba tubihanga amaso tubyibonera birakunda ntibikunda natwe n'amatsiko dufite kabisa BTV online Jacob Munyentwari turi mu mazi mu kiyaga cya Kivu kumwe na Salongo reka dukomeze turebe Kivu none uracyuramo reba kubivuze naryo makuru umunsi meze neza dore n'inyoni zarariye asanze rimo bana ka kantu bari gufatisha cyane ya miraga y'abandi bayigezemo Gonga miraga ni wowe uri uhinduka ifi turimo kugonga imiraga oya nta kibazo nabibonye nibyo ndi gukora ngewe hano si urubavu rwanyu hano si mu rubavu mwashoje Hakim ntabwo tumye biri he bite ntukate aho kumwe uhagaze ngo zana niba hano turi hano Salo urareba abakameramani ndashaka kureba bariya bantu bari hariya
buri gukora ni ibiki atangiye kumva icyuya cy'amafi atangiye kumva icyuya cy'amafi atangiye kumva icyuya cy'amafi arakozamo ya nkoni iyi nkoni yo ni isanzwe njya nyibona mu Kinigi iyo abantu bagiye gusura ingagi yanditseho ngo Mountain Gorilla in Rwanda ni isanzwe nta kidasanzwe kigaragara kuri iyi nkoni nahageze ntangire nabonye mubijugunya mujugunya hariya aherehe ndashaka munyereka agace karimo ahantu muraguri ni hano hepfo yewe ndahagararaho mpagaze hose nta kibazo mwe munyereke ngo ni agace kano gusa aha hose atari kubangamira oya nataka kuangalia samaki, nataka kuona samaki. N'uyu mugabo ashaka ndabona atagira ahantu ushobora kugira arashakisha n'inkoni ye y'ibitangaza arashakisha areba aho amafi aherereye cyangwa se arimo arayakurura ntawamenya mu gihe atarimo kuvuga turaba dusemura nta kundi iki ni igikorwa cyo kwinterpreta atangiye gushyira inkoni ye mu mazi akurura amafi si ibintu birakunda koko nako biza koroha kabisa. Yes, ibyo Jeje Salongo arimo gukora ntabwo turasobanukirwa ko uko ariko kose reka dutegereze turebe amaboko ngo amafi bagiye kuyazana kakanya. Ese birashoboka kweli? Ngira akora ibintu afata inkoni nk'abakaratika. Inkoni afite ntabwo turasobanukirwa ko nimeze n'imbaraga ze ntabwo turasobanukirwa. Natwe ariko turi tayari kugira ngo dufate amakuru tuyabagezeho mwebwe. Kamera zicanye ku maso. Murimo kudukurikira buri munsi. Nta kiza kuducika uyu munsi. Nta gikorwa na kimwe kiza kuducika. Ubuhanga bw'ibyuma hari Gabriel Gabi uzaba kiriho ndizera ari vugana nabo ari abasare bawe n'ubikana nabo ndabona ntazi ibyo barimo. Vugana nabo nabwe ngo bajugunye ishundura mu mazi. Bajugunye ubundi ni zingahe? Jore mufite ishundura zingahe? Narujugunye neza. None ntako mugenda se muradutwara he? Tuzaho ngaho. Tubegere none. Tubegere. Bagenda barukurura mu mazi se? We, bagenda barukurura mu mazi? Ntabwo tubangirira. Aho mafari hose mukungane mwegera hariya aho bari. Mwegere mugiye mu gatimba mugende ko bakurura agatimba mukurura amafi bakurura agatimba mukurura amafi bakurura agatimba mukurura amafi. Amafi aho ari hose mu kuzimu mu mazi ahantu ari hose muri kino gice. Twetage bye nyanja byo nabyo nabigende mu gatimba wari. Amafi yose. Agenda aje mu gatimba hari. Aje mu rushundura. Aba ari kuzimu. Yaba ari hano hejuru y'amazi. Yaba ari mu kuzimu birometero 100 hasi mu kuzimu. Muzamuke. Zamuka ndavuga mu kirimi cy'Ikinyarwanda muri murashobora kumva. Amafi nazamuke. Amafi azamuke. Amafi mu mazi muzamuke. Mujye mu rushundura. Mujye mu rushundura. Uko bakurura urushundura bagenda barukurura n'ubwato bwabo mugende mukurura amafi mugenda mukurikira urushundura. Mukurikira urushundura. Dukurikire. Amafi mudukurikire. ukabona ko hari ukuntu ari gucakira harimo aracakira ibyo munsi y'inyanja hari ibintu ntabwo biza koroha turategereje amatsiko menshi cyane dutegereje kubona amafi yivuruguta aha ngaha muri iyi sirifase turimo hano tukabona amafi rwose asimbagurika yafashwe ari menshi niba ari buze gushyira iminota runaka bakajya gutegura simbizi
mu kazi mbona niyo iri mu kazi kigaragara cyo abo muri sariye ukamuza gutira iruhande rwanjye iyi ni aparika ntabwo niba ko byumvagera amafi arava hehe ntabwo kwizera kurarema kwizera kurarema se ubu amafi arava hehe icyo nzi ibitungura bari abarobyi nanjye nibyo bintungura ntabwo biza koroha aha ngaha ntabwo numva ko bagenda mu mazi bakura mu roho amafi mukurura amafi buratwiranye mukurura amafi turacyategereje kuba arimo gukurikirana BigTown TV. Yes, Salongo aracyarimo gukora gahunda ze harabura iminota mikeya kugira ngo turebe. Ndura amasaha dufashe mu ruzamure mu mazi murubona mwarujugunye burije muzamura urushundura mwagiye mujugunya mu mazi sigaye iminota 14 tukatuvuye 16 tukatuvuye muri aya mazi. Reka dutegereze turebe. Reka dutegereze turebe. abagabo nta cyizere bafite babize nabemera gato fanya haraka uko mwarujugunyemo rubakurikira mu ruzamuremo rwaba rwakuruye ibikeri rwakuruye ibiki cyo nshaka ni ibintu biri mu mazi abagande babyita ngo ni iby'inyanja iby'inyanja burya rero habamo byinshi niyo mpamvu babyise iby'inyanja kuvuga ngo ikiri mu nzira cyose yagifashe ikiri mu mazi cyose kiba ari icy'inyanja nyine byitwa amafi nibiboneka ibyo ntacyo bidutwaye genda shaka amafi imiserebanya n'ibyugu ntabwo mbishaka ko ntabwo umuntu abirya ikintu ndimo kumva rero ndumva uburemere bw'amafi hano ndumva agahumuro kayo hano hoteli ya Ose agafi kariho karampumurira hano hoteli ya Ose agafi kariho karahumura hano kabonetse agafi kariho karahumura hano ndacyura nk'ibiro uratwara amafi urayokereza hano uranariye Ese nukurisha inkoko ifi mukurure murukurure ndiho numva amafi arimo arumva amafi ngo yabonetse narubuze kuki mutaruziritse ku bwato ni mu rubura ndabakubita kiboko ngo rwuzuye amafi baremereye ampaye nka amafi yarujyanye abasare nabo umwuga cyangwa mwamwe bamaze n'igihe Salongo bamaze n'igihe rwose biza kuba umwe ngo amaze imyaka 25 bafite experience ihagije icyabazanye hano gushaka amakuru sibyo twaje dukererewe twari kujya n'ahantu mu bwato bwinshi twaguye kuri aba tubatunguye ariko jewe n'ubundi ndatungurana icyo nshaka nuko batwereka amafi marine nazo zize kutwumva ziduha umwanya ntabwo badufite marine nazo ngo ziri buze kutwumva ziduha umwanya zemere ko ibikorwa twajemo ari ibyo kugaragaza ko umwana w'umuntu yakora ibitangaza bikaba
bikaba rwose kandi bigashoboka upfa kuba ufite kwizera muri wowe barazamura ariko njye nkabona gatimba niba ari agatimba niba ari shundura itaremereye harimo iki buriya harimo iki katararemererwa muzamure ngo amafi arimo urabizi ko no mu bwato batera indobo ariko kazimya buri kanya bishatse kuvuga iki ngo kugendura iyo ugiye urabona ugaruka ubwira abandi inkuru ugenda nukubona ukagaruka uvuga inkuru ndabona ibyo ngiye kubona uyu munsi nabyo ntibisanzwe nagiye kera ku busa kabisa. This is crazy people. Reka dutegereze turebe ese ibi bintu birashoboka. Ariko Salongo we afite icyizere ngo arimo no kumva impumuro y'amafi. Turabona abana urubyiruko ariko abasare nibo bafite ikibazo ngo gace zaje kureba se n'ibiki bigiye kubera hangaha. Tekereza amafi abonetse none abantu bakaza kwitorera amafi muri iki. Muri amafi. Zamura amafi mutaye mu izere gice murabemera gato. Kizere cyabure kukibona. Kizere genda gifite ahubwo bwabo ntacyo bafite. Yesu n'abantu baramuvunaga. Yesu inya negeranya na Yesu. Abantu bako bajya bava ngo nigiranyije n'Imana ngo oya. Iyo ufite so agukunda aguha ububasha yapfuye akabusigaramo. Yesu agiye mu ijuru abwiye abantu ngo mbasigiye ububasha bwose mu isi. Icyo muzategeka mu isi kizakunda nicyo muzazirika mu isi no mu ijuru kizaba kiziritswe. Urumva ibyo jambo? Yesu uramwemera. Ndamwemera afite amagambo y'ubwenge. Hayi umugisha ntabwo byakunda. Kuko uyu mwuka duhumeka ntabwo tuba twawuguza ariko ubu hari abarimo kuwugura. Urumva? Ubu hari urimo kwishyura amafaranga nibura amadolari nk'igihumbi ku munsi agura umwuka wo guhumeka. Ariko urawuhumeka ku busa hagize ukugurisha wayabona. Abona amafaranga aguza umwuka uhumeka. Umwuka duhumeka rero tuwuherwa ku busa. Zose ni imbaraga z'Imana. Aho kugendera ku rutaro se ni iki? Ushatse naje rushatse kwatana n'ubwato bukagenda nk'indege bukajya mu kirere aho kugenda ku mazi. Urutaro nuko ariko mwagize Kampala. Kwizera kwenda amafi turi buze kuyabona ariko se ntiwaba wakeneye ko duhuza n'amasaha y'umugoroba kuko ari bw'amafi aboneka nyine. Amafi bayaroba ngo ku matara. Ngo bayaroba ku matara. Ababajije bambwiye ngo bayaroba amasaha ya saa 4 saa 5 za nijoro. Ngo bajya mu mazi kuva amasaha ya saa 2 bakabona amafi mu gitondo. Saa 12 ntago bishoboka. Bambwiye ngo nabiriya hirya bariryamiye. Niho nashaka kujya mwe baba baryamye ari benshi bisinziriye. Ariko kubera amasaha murukurure mwumve rwamaze kuremera sha. Niho ndabyumva cyangwa muragenda mubikurura nawe muyasubizamo. None ibi bintu bitakunda ko mwaba mu rutanga. Ikibazo cyaba ari cye nayo ni inkuru. Nayo ni indi nkuru. Ahubwo ugihomba se. Salongo afite icyizere 100%. Twiteguye kunyomoza ibitangaza Salongo akunda gukorera ahantu hatandukanye. Ubu turi mu mazi afata amafi ni inkuru itangaje. Afata amafi bishobora kwanga. Iya mbere no gukererwa mu mihanda kubera wenda n'imodoka zadukereza ariko yewe mfite icyizere ko amafi aboneka ko maze kuyigenda nyegeranye uko bakuru urushundura mu mazi ndashaka kugenda amafi bari kure amafi bari kure yarari kure cyane uvuga ngo rero mbagenda nyazamura ubu ngubu ndi mu kazi nanyi namwe muri mukandi mwe mutegereze marine niba dukuramo tugataha ngo tuzagaruka ejo turarara hano tuzaze zo kumanywa yihango marine nidukuramo nta mafi twabonye nicyo ushatse kuvuga turara ina tuzaze ejo mu gitondo hari ikibazo ba boss baba babahaye amafaranga yo kurara mu mahoteli hano arahari ikibazo cy'ubukungu dufite ntacyo nyamakuru wo mu Rwanda bateye imbere n'ibyanga barumpereze n'kwizamura uyu mugabo turi kumwe ubushize mwigeze kumubona kuri platform imwe agendera hejuru y'amazi
bamwe bati ni ukumuburaka abandi bati ni editing ni software zazajye zizamura ari ukuntu bafata ubona bitameze neza mwayabonye arimo urabeshya batagiye kugira icyizere muceceke ifi ya mbere yabonetse ni ya mbere iya kabiri bamuretse kuzizamura oya amazizamura nta kibazo wewe utakoga gatinda kabandi This is amazing. Very Amazing for sure. Gabriel kamera iri gucayira cyongereza risiba yamaye data ibintu hano birakaze Salongo niboniye ayikomeje ese mu bumenyi bwanyu amasaha saa 12 ubu ngubu ni saa 11 n'iminota 57 ahangaha tugeze ku saa 11 n'iminota 57 ibiri kubera hano ni ibitangaza ese ibi bintu bibaho menshi cyane murebe uko ateye intambwe azamura aragenda azamura ifi amafi yewe amafi begera mufata amafi neza amafi uyu niwe Salongo mujye mwumva benshi bajya babipinga ariko hano noneho amafi iyo twinganye igihe gitoya cyane umurobyi uri hano yateye amafi mwari mwajunjamye muzamura amafi ejo nzagaruke se muzampemba ese bibaho bibaho ubwo buraga bwanyu ni amafuti yamwazanye kinini ejo muzaza n'imuraga munini sha ayo mafi ni mazima amafi hagarara ngaho mukore ku buryo babona amafi umuraga wuzuye amafi ku manywa ni cyamaye uracyarimo amafi aruzuye nani sambaza zirimo n'ibifi ko zitabusha mwegere hino Joel gashawegera mukore ku buryo hariya abakameramani baba babibona twebwe ntabwo ari ngombwa twabivuga turabivuga turimo turabireba ariko abakameramani bagomba kuba babibona ariko ayo mafi ni mazima ngiri gusamba yiniri gusamba reka muri gusamba gurika ni amafi ni mazima ese bibaho ibi bintu se birashoboka ibi bintu birashoboka se narobye ndi umwana muto mwemera mubonye Salongo ndeme ibyo ni biki bindi mwarobye bimeze nk'ibinyogote murabagonga nababwiye ngo nuko tuje bwije ariko nta kintu ayo mafi ni menshi cyane nta kintu na kimwe njya nkora ciba feria hano ndeme giferinga hano ndeme umuntu yahuzwa n'iki guseka Mr. Salongo saa 12 zuzuye hano mu Kivu abantu ntago bazi ko habamo amafi cyane urumva ahantu banzanye nibona ko ari hafi hano urumva neza no kuvuga ngo igifu kigira cyane sambaza nicyo abantu bakiziho ariko harimo n'amafi ntago bakunda kuyabona ko nimboneka rimwe urumva niyo makuru mfite ku Kivu ko kigira imasambaza ariko amafi abarimo yihishe no kuvuga kugira ngo uzabone ifi nkuko babivugaga biragoye cyane urumva ariko amafi arabonetse no kuvuga ngo rero ikintu nemera kibaho ufite kwizera ibyo ukora ukabikora ubize ntago biba bitandukanye na bya bindi musanzwe mubona ku bandi bakora bigana Salongo ngo ikingiki nzakigana ikingiki nzakigana ubushize nagiye ku mazi ntago mba nigana Yesu yarategetse ngo amafi naboneke nayo araboneka ntago nigereranya na Yesu ariko none iyo ufite imbaraga zishobora kubwira itegeka ikintu kigakunda ugomba kubishima nanjye njya nshima rero n'Imana niyo mpamvu nabuye kunajya nyihakana no kuvuga ngo rero wabona umwanya tuzengurutse mu mafi kenda twegeranya amafi ifi ngwino ifi ikagenda ikurikira
n'urushundura rwacu urabona ko amafi kato karuzuye ese Mr Salongo mwajugunyemo miraga ingahe n'umwe n'ibiri ni umuraga umwe iyi gahunda y'amafi wayitekereje gute nuko ubushize nagiye ku mazi ntekereza ko hashobora kubamo n'amafi ndavuga nzasubirayo none mu gusubirayo ko mbona komite z'abantu bambwira ariko biriya bintu nibyo ndavuga okay ninsubirayo ku cy'amafi nzatwara abanyamakuru benshi urumva hari n'abandi benshi natumiye na TV nari nabwiye umunyamakuru baravuga ati mfite akazi kenshi sinzaboneka TV1 nari nababwiye bazaze kugira ngo babone inkuru ziza ibyanjye mbikorera nk'uko nguko mbikoze bigakunda ntabwo harimo editing aricyo mugiye ku editing no editing mu byukuri no editing at all ibi bintu twirebeye ntabwo ari editing kandi ntabwo ari amafi apfuye ngo twaro byapfuye urumva ifi ntabwo wayijugunya ahangaha ngo uyisange igenda igutegereje wavuganye nayo urumva ngo uze kugenda uyirobe ahantu gutya tubegere dukore televiziyo tubegereye ahubwo se umuraga washizeyo byarangiye rero bayiroti twegerezeho tubakoresha ikiganiro ibi ntabwo bishoboka ni muze hano mwegere hano dufite za mikoro hano John wakongera ufite marishariyeri bivuga ngo turi mu masaha y'abandi tuve mu mazi y'abandi yo kubaha gahunda za leta okay reka Salongo abanze ababaze ya mafi noneho amafi ni mazima reka ngiye nyakoreho ya mafi ni mazima umva mwegera ruguru hano muvandimwe muraho neza yego utabahirika mu mazi ni mwebwe Simone na Andrea yasanze mu mazi nzire kure cyane itagenda reka tudahomba iyi fi yo ndayifite murayibona iyi fi ni nzima rwose kose ni nzima koko umva mwari mwabihakanye twabihakanye noneho ubundi dutangira kuroba yari ninjoro dutangira kuroba nka saa 12 n'igice tugakuramo umuraga mu gitondo saa 12 n'ubundi za mu gitondo tubushyiramo saa 12 ntago murazamo turazamo kumanywa ntago twarobaga ntagira ikintu tubone rwose ubu se aya masaha ni kumanywa cyangwa ni kumanywa aya masaha nta kizere tanga man I can't believe this mwari mwapinze muvuga ngo ntidushobora kuba twafata ntabwo twatuzi ko byashoboka akajya nk'igihe dukeneye amafi ku manywa akajya adufasha tukayabona umva amafi aboneka mu masaha sangapi amafi aboneka saa 12 n'igice na saa 1 kugera mu gitondo gusa nimugoroba tuwushyiramo saa 12 n'igice za nimugoroba tukakoramo mu gitondo saa 12 amafi gajyamo ninjoro ntago bishoboka ibintu tubyakiriye nk'aho ari ibintu byiza kuko tubonye n'ibyo kurya abana bacu uyu munsi baraseka kabisa mu kanya mwari mwabihakanye ntago twari tubizi nyine ko byashobora ndabaha amafaranga mwasabye ntabwo mwabukora waduha ngahe boss ahubwo butaha ni ukugushimira ahubwo butaha ukaza nta kibazo rwose nta kibazo umuraga gucya n'amafi menshi cyane aruzuye rwose amafi ni menshi cyane rwose mu gihe gitoya rwose kandi ubundi mushyiramo n'ibyo tugatega ijoro ryose amasanga iyo dushyizemo saa 12 n'igice z'umugoroba twongera tugakuramo saa 12 ukumva bazaye masaha 12 ese mu gitondo mutwara amafi angana gutya cyangwa nta minota 20 dukoresheje imyinshi ibaye nka 15 niyo dukoresheje wenda hari byose hamwe no kukuramo bifashe nk'iminota 30 cyagiye babwira mu jugunyu rushundura mwabyumvaga gute twumvaga bidashoboka byashoboka rwose bino bintu ntabwo byashoboka ntabwo twatuzi ko byashoboka ntabwo nabyemera ko bino bintu rwose hari hato mukayabura kuko ikizere cyanyu ngo yabonaga ari gike n'ubundi twadusanzwe tuzi ko amafi gadapfa ku manywa niyo mpamvu nta kizere twadufite mwarize mujya kuzamura urushundura nta kizere kiraza ntabwo twatuzi ko buri ahubwo natwe biradutangaje tubonye n'amafi gangana gutya ahubwo ubu turishimye kabisa nta kibazo ifi mwe hano muyafate ataza kugenda turaza kuyashyira mu modoka yanjye nanjye ndaja kuryaho mu rugo nta kibazo rwose ntabwo twabura kuguhereza nanjye ndatwara mu mafi y'umunsi kuguhereza nk'umuntu utumye tuzibona rwose turaguhereza ni nyinshi ntabwo twazibaza na hano mucyo zirimo ntabwo twazibaza ntabwo twabaze ntabwo tuzi umubare wazo ubundi nyine mufasha umuraga
ufata amafangana ki wanyu ufite ubushobozi ufata amafangana uyu ufite nk'ubushobozi bwo gufata nk'amafi wenda hari nka 50 gutyo 20 cyangwa 15 mbese biterwa n'ukuntu ziba zihari. Muramumenye ubu turamumenya ahubwo tuzajya kumusura no mu rugo nyine ntago twatuzi ko hari mwari mumuzi ntago twatukuzi Salongo se muramuzi oya reka ntago tumuzi ubwa mbere mwumvishe izina Salongo ubwa mbere tumubona nibwo bwa mbere natwe dukoreye nibi ngibi. Hanyuma izi mbaraga murabona ibi bintu bisanzwe ntago tuzi ko tutabizi ntago tuzi twebwe tubibonye gutya ariko izi mbaraga ntago tuzi uko bimeze mbese muri wakoze bino bintu bose twabona bino bitangaza ni Yesu. Ubu nta mpungenge mufite zaya mafi ntazo yapfuye buriya yari mu muraga nyine aba iyo umuriro guyifashe guhita gusimika ariko yino yo urabona ko kiri nzima na ntabwo cyo bugwazinize uri kureba nkizi ukuntu uzibuza umwuka kubera ko ziba zihumekera mu hari bugwazinize gutya burayifata gutya ikajyamo wisubije mu mazi yahita igenda kiri nzima zahita zigenda yahita igenda yano tutaba twahohoteye oya yano litira yemera n'umutego dukoresha litira wemera ifi imwe ahangaha buri imwe twayigurisha hano 2,000 imwe ishobora gupima hano harimo yapima inusu harimo n'iyapima n'ikiro ikiro rero kigura 3,500 kuko bihagaze rero mu kiyaga cya Kivu kuri uyu mugoroba wa tariki 18 ni tariki 18 tugeze saa 12:08 ni tariki 19 nari nibeshyeho gakeya ariko turi saa 12:09 turengejeho iminota 9 nyine kuri gahunda zagenwe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo kwirinda COVID-19 ubu tugiye kuva mu Kivu twerekeze imusozi abarobyi barishimye cyane kuba babonye amafi ahagije yes inyuma yo kuba twabonye aya mafi Mr Salongo aya mafi niki tugiye kuyakoresha rero reka tumwegere nta kibazo afite amafi asanzwe cyangwa yafite amafi ntago arimo imyuka mibi ntaki ariga narababwiye ngo je hari ukuntu abantu bamfata kubera ko babona yo nambaye ibikanzu nambaye ingofero n'akazi nkora bafite uburyo baduha icyubahiro gikeya urumva kurenza abandi bambaye amakote abambaye amakote babapfumu bambaye amakote baya bameze nkaho ngo baba barakijijwe kandi imbere barabuze jewe wigaragaza nkambara uko nambaye abantu ntago nsebetse ariko iyo nkiyo ndi mu kazi tuvuge nambaye nk'impu hari abandi bapfumu batazi bambaye amakote kandi badafite icyo bashobora gukora urumva ibintu byanjye kenshi mbikora ku mugaragaro nkamagara itangazamakuru ari bari aba Celestine ibitangazamakuru rya televiziyo nuko abantu wenda bakurikira ibitangazamakuru kuri internet bamwe batareba televiziyo ariko nabo bajya baza bakabona ibyo nkora urumva henshi nagiye nkora ibintu by'ibitangaza ku manywa abantu bagapinga no kuvuga ngo rero ibi bagira ngo mbere confirming uko iminsi igenda ngira ngo mwemwe mugende mwemera mujye mubwira abantu ubutaha nuko twaje dukererewe tuzakora n'ibindi Mr Salongo twabonye turimo kuza warimo kuzamura inkoni yawe ufite ariko narimo kwibaza niba icyo urimo gukora no kuvuga ngo nashakaga inkoni imbaraga ziri mu nkoni yanjye akumwe Mose yamanitse inkoni ye akabwira abisirayeli ngo bambuke Imana ikamubwira utumanika inkoni yawe ikora ibi ngibi iyi nkoni nawe nk'ikimenyetso kimfasha kumva ko icyo ndimo gukora uko ari cyo urumva no kuvuga ngo iyi nkoni nyishyinambuye hejuru y'amazi numva amafi ahari nkayahamagara nayo akanyumvira impombo yazamuraga amafi akaza adukurikira uko twagendaga mu mazi akajya mu gatimba kacu hari imbaraga zose ziri mu nkoni imbaraga ziri mu nkoni kandi ziri muri jewe uzitegeka jewe uziyobora nakomeje kwibaza kuri imyambaro twaje utari yo wambaye urahindura imyambaro reka tuyigereho mu kanya gato iyi nkoni wayikuye he iyi nkoni ndayisanzwe ariko yambaye izindi mbaraga ni inkoni isanzwe y'abakerarugendo rero nkuko mubivuga nkuko uyibona ariko izindi mbaraga nayihaye umuntu ayitwaye byagenda gute ayitwaye ayingarurira yayigarura neza cyangwa nabi uyitwaye uyitoraguye ushobora kubona ko watoraguye inkono utazi aho yitwara ariko je nakuyobora ukayizana
ntashobora kuyitora none cyangwa se kuyikwiba ukayambura ukayambura ububasha nitaye mu bwato hano uyitoraguye uri muri buno bwato yavuga ati inkoni ya Salongo akanshaka kambona yatega imodoka yakora iki akanzanira inkoni yanje hariho ingagi handitseho Rwanda Mountain Gold inkoni y'abamukerarugendo no kuvuga ngo iyi ni inkoni y'abamukerarugendo mu birunga hano bana no guhaka bwako gataza gupfa ariko amafi navuye mu mazi turategetse amafaraza tubona amafi menshi bari abantu se barayatuzana cyangwa bagiye kuyiba we muzana ayo mafi sha amafi yanyu yasanga hariya wowe ubwato kujya utwara amafi yawe tumwe batwara amafi yanyu ndayashaka tugomba kuyarya abarobyi nta busambo bagira natwe twajya babwire bayazana hariya yose nayanjye ntibabutwareho n'ifi nimwe nabahemba cyangwa aya mafaranga nyabimwe uretse ko atanavamo muri ariya mafi ni menshi urumva bariho barashaka gucicira bakigendera umuhaho wabo ngo barawubonye no kuvuga ngo yaba batayabonye abari bakwandu bankurikira none babonye amafi batangiye guca inkera mu cyamo okay barimo kumubaza imyambaro ngo guki twibaza kuri imyambaro yawe uyu mwambaro impamvu nahinduye nagira ngo ntandukane namwe kuko ntabwo duhuje akazi nari nambaye ikoboyi nambaye ishati nkamwe nyakura agomba kuvanamo nkambara no mwambaro kugira ngo ntandukane namwe nta kindi nta zindi imbaraga yakoraho nta kibazo nta kibazo no kugira ngo ntandukane namwe nambara ukundi kuntu kudasa namwe kugira ngo mushobore kuntandukanya namwe kuko ntabwo duhuje akazi izi mbaraga zawe Salongo abantu benshi barimo kwibaza ese Salongo umunsi maybe yitabye Imana usibye ko ntabwo turimo no kukwifuriza uzazisigira nde izi imbaraga nkoresha no gusaba imyuka ikanyumvira nkakora ibintu byinshi abantu benshi nagiye ninjinga ngo mbe nabasigira harimo n'abarumuna banje barabyanga ko bakuriye mu idini nanjye narikuriyemo ariko ngerageza kubumvisha no kubaha ubutumwa bw'ibyo abana banje ntago barakura numvaga nzabiha nk'umwana wanje mukuru kuko barumuna banje bo barananiye baransembera ariko nibyanga nzabira n'undi muntu wo hanze abo hanze masha kugira ngo mbigishe ko bavura mbigisha Kinyarwanda kera byagendaga gute nkuko umubyeyi akwigisha umuco ukava hasi ugakura ukazagira icyo wigezaho nanjye nashaka kwigisha abaganga bagakondo uburyo bagombye kuvuramo abantu bakabona ibisubizo kuko akenshi muri buno buzima bw'inosi tuba dushaka igisubizo positif ikintu kiri positif apana negatif nicyo kintu dushaka nicyo dushaka mu nsengero nicyo dushaka ku bapfumu nicyo dushaka ku bajyanama nicyo dushaka ikintu cyose umuntu ahora ashaka igisubizo mu buzima bw'inosi sibyo no kuvuga ngo rero abantu benshi babuze ibisubizo abenshi bagiye guterekeranya binjiza mu mahanga yewe navuye mu mahanga nza mu Rwanda ariko navukiye muri Tanzania urumva navukiye Tanzania muri Karagwe nza mu gihugu mbona ngeze mu gihugu nkajya mbona abantu bambaza ngo barashaka kujya Tanzania kwivuzayo natangiye kuvura ndababwira ntariko kuki mujya guterekera imizimu yanyu kujya bajye kuyiterekerera n'abandi banyamahanga umunyamahanga kambabwira akantu gato umunyamahanga Nigeria Tanzania Umugande ntabwo azi izina ryawe ry'umunyarwanda ntabwo azi igisekuruza cy'iwanyu no kuvuga ngo umuntu ukuroga akoresha igisekuruza cy'iwanyu ariko ugasanga umuntu aciye mu Rwanda asize Salongo agiye ku Tanzania wanditse amazina yawe ukamubwira ngo nitwa Ntakirutimana agatangira ngo Ntakirutimana urumva icyo kintu urumva Ntakirutimana atangiye gutora Ntakirutimana niba ari byo natakanyanga Janasa ni cyakabyandika ukundi kuntu urumva no kuvuga ngo wa mutongera agiye gukoreraho umuti ntabwo ari uko bimunaniye ahubwo agiye guterekera igisekuruza cy'iwanyu atazi n'amazina yanyu ntabwo ayazi ni ukuvuga ngo jewe rero ushobora kumbaza se w'abanyamahanga ntabwo bavura umunyamahanga ndamubwira nti nishaka kumuvura mu ifoto yawe amazina yawe yamara kuyampa nkamubaza bayasoma gute ko bishobora no kunanira kuyasoma akayansomera nkayasubiramo nkayarepeta namara kuyarepeta nkakuvura nkoresheje iby'iwanyu nta muntu uterekera abazimu batarabi wabo ariko akenshi duterekera abazimu bo mu ijuru tutazi tugaterekera abazimu b'abanyamahanga rutazi abanyamahanga bakadutekera abazimu bacu batazi urumva niyo mpamvu abantu batajya babona ibisubizo ukava hano ugasiga Salongo mu Bugesera ukajya Tanzania cyangwa Uganda bagera bakabikorera ibintu nabi ngo bamusuka Tanzania ntabwo ashoboye arashoboye ahubwo buryo amanagingamo iby'iwanyu byango yabishobora urumva namwe wenda hari icyo mubyungutseho hari icyo mwungutse muri ibyo bintu namwe ese nje reka tugaruke inyuma handi iyo ushaka gusigira umuntu cyangwa kuraga umuntu izi mbaraga ufite bimusaba iki hari ibyo ugenderamo cyangwa umuntu ari we wese ugukomokaho ushaka kuzimusigira umuntu wese ubishatse abyumva abyemyumvamo nabimwigisha nkamwereka n'ibyo azubahiriza bikamukundira kuko jewe ntago nzaramba kuri nosi
urumva n'ejo nshobora kugenda gutya nkagira ibibazo nkapfa nk'abandi bose ntago ndi imana ndi mu mubiri urumva ariko marumva nashaka umuntu wazabisigarana ku buryo yazajya akorera abantu ibintu bashaka akabavura gakondo akabavura kinyarwanda akava mu byo gukora ibyo atazi. Hari imiti yo kubona amafaranga ufite kugira ngo umuntu ari uyu munsi mu gitondo ahita abona inoti? Imiti yo kubona amafaranga abantu bamwe bafite inyatsi urumva bazita inyatsi no kuvuga ngo inyatsi ni ikintu kinyuranye n'icyo washakaga nuvuga ngo niba ufite amafaranga ukayakoresha ibyo utagomba kuyakoresha cyangwa ntubone inzira zayo ukazihomba niba ucuruje ntibigende neza niba uhinze ntibyere niba woroye ntibikunde iyo ngiyo niyo bita inyatsi abantu bajya mu inyatsi ntibaho kandi mwese murabazi cyangwa muriyizi uko bigenda urahinze byanze kwera uriya arahinga bigakunda uracuruje ntago bikunze urumva uriya birakunda woroye inkoko zirapfuye zose urumva utunze miliyoni 100-200 zose zigushizeho nta nakazi ufite akazu nta nuko gonza urize ufite PhD ufite amadiguri yose abaho urwaye ba televiziyo mama we na papa we mu cyumba ufite umwana arirwa nk'umurumogi urumva aranywa itabi kandi waramwigishije wataye umwanya wawe ibyo byose nakwibida ko ari inyatsi ziterwa n'imyuka mibi ayiyo baroga cyangwa yo mu gisekuzo cy'abakarande urumva ibyo bintu ibyo rero byose nibyo bintu bita inyatsi inzira z'amafaranga rero ntago naguha amafaranga ahubwo ngorora inzira zawe umugisha wawe Imana yaguhaye nkawugorora ukagenda ukabona ibyo ushaka urumva ntago naguha ngo uzatoragwa amafaranga cyangwa uzajya hanga mu kuzimu ngo yabone no bariya bagabo bareke bayazana none bayazana saa 8 nijoro ariko barayamba amafi yanjye barashaka kuyafirima neza Saro baciye inkera mu cyamo kanze mbwira abasare bajya kubanshakira reka batugeze tuve mu mazi y'abandi tugashaka no kuyafirima neza tukayafata neza mu mazi Yo BigTowners nari nababwiye ko ntago turi kwemera ibintu Salongo agiye kudukorera uyu munsi ariko byarangiye twemeye Salongo buri munsi akora ibitangaza abantu bakavuga ngo ya biriya nibyo kubeshya uyu munsi yakoze igikorwa gikomeye cyane yatubwiye ko agiye kumugoroba burije saa 12 agiye kudukora ibitangaza ntabwo yari yadusobanuriye mbere ariko nyuma yaje kutubwira ngo tugiye gushaka amafi ku manywa abarobyi bo babihakanye bavuze ngo ntago bishoboka amafi ntabwo ajya aboneka amasaha baroha mu mazi amafi bayabona saa 12 za mu gitondo bitaza kuvamo kari ubwambere ariko yabonetse mu masaha ya saa 11 n'iminota ingahe saa 12 zigiye kuzura amafi yabonetse muzongeye kubihakana se twirebeye natwe twabagejeho iyi nkuru mwese muri mukurikirana BigTown TV aho ari hose ngira ngo mwabibonye ibi ngibi biteye ubwoba ndemeye ibi bintu mugomba kwemera byanze bikunze namwe mwirebeye ku makamera yacu byose tukabibagejeje mwabibonye mu byukuri biteye ubwoba amafi yabonetse ahubwo sinzi bajyanye